bamwe bongeye kumirwa, abandi bongera kugira agahinda gakomeye cyane, abandi bongera kugira uburakari bwinshi n'umujinya bongeye guterwa n'umwari wo mu karere ka Gicumbi nyuma y'uko afatiwe mu cyo arimo gusambana ku manywa y'ihangu, byongera gutera benshi inimba nyuma y'uko uyu mwarimu ngo agize ubushye bw'indakamere maze akiyugikana umudamu akaza kuba bakora ibyamfura mbi. Mbese uyu mwarimu wongeye gufatirwa mu cyo ari gukora amahirwe y'abarinde, ese yatewe n'iki? Mbese n'icyo bagiye batandukanye batangaje, n'icyo basabye inzego z'ubuyobozi, n'icyo ubuyobozi bwaba bwatangaje, n'iki ababyeyi cyangwa se abarezi bigishanya n'uyu mwarimu baba batangaje nyuma y'uko umurezi mugenzi wabo agaragaweho amarorerwa. Tubahaye ikaze kuri KN Radio, tubahaye ikaze ku isoko y'amakuru yizewe kandi agezweho mu Rwanda, ariko tuguhaye ikaze cyane ko ugeze hano bwa mbere, ndetse turakubutsa ko watera inkunga buri munsi uko hari banditse ijambo subscribe cyangwa sabone ukakanda, haza n'akazi ukakanda maze ukemeje kuzahora natwe kandi kuzahora mbere mu biganiro ndetse n'amakuru tuzarimo gutegura no kugezaho umunsi ku munsi. Reka twitse gato ubundi tujye tukuvira imuzi n'umuzingo iby'amakuru ibyirekero ryongeye gukorwa n'umwarimu i Gicumbi. Nongeye kubaha ikaze ko mwese modemo twako mudukurikiye, ndakubutsa ko iyi ari KN Radio ishakiro ndetse ikaba n'isoko y'amakuru yizewe kandi agezweho hano mu Rwanda. N'amahano n'ishyano rikomeye ryongeye gukorerwa i Gicumbi, ryongeye gutera benshi agahinda cyane ababyeyi, ndetse bongera kugira impuhwe abana basanzwe bigishwa n'umwarimu waje gufatirwa mu cyuho ku manywa y'ihangu arimo yihakabyizi, ndetse ngo akaba atari n'ubwa mbere uyu yabikoze, dore ko ngo ahora abyiyamwa kenshi, ariko kubicika bikaba byaramunaniye kuko ngo uyu yagizwe nk'imfizi y'umurenge, dore yuko ngo usanga ashurashura hirya no hino. Bamwe bakavuga yuko izi yaba atari indangagaciro z'umurezi w'igihugu cy'u Rwanda, dore yuko ngo atabaha urugero rwiza abana bakiri bato cyane asanzwe yigisha cyangwa se arera. Bamwe bakagira ubwoba yuko ashobora no kuzirara mu banyeshuri asanzwe yigisha, ugasanga nabo arabasambanyije. Ibi bikaba byumvikana mu mpera z'icyumweru gishize, nibwo umwarimu witwa Havugimana Jean Pierre bakunda kwita Peter, wigishaga mu kigo cy'amashuri abanza cya Kitazizigurwa giherereye mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Shangasha, yaje gutabwa muri yombi nyuma y'uko afashwe ku manywa y'ihanga ari kwihakabyizi ku nshoreke ye, aho yari hashize iminsi uyu mugabo usanzwe akora akazi k'ubwarimu ahunze urugo rwe rw'isezerano akajya kwikodeshereza ahandi kugira ngo ajye abona uko yinjiza inshuti cyangwa se abakobwa ashaka kuryamana nabo, nyuma y'uko ngo ahunze urugo rwe agata umugore w'isezerano ndetse agata n'abana babyaranye, nibo bitaje kumuhira, dore ko nyuma y'igihe gito cyane byaje kurangira aguye gitumo akaza guhita anatabwa muri yombi, benshi bongera kumuha inkwenene ku manywa y'ihangu. Namwe mu makuru kandi yatanzwe n'abaturage bagana itangazamakuru avuga ko uyu mwarimu yahunze urugo rwe kuko yari asanzwe afite umugore n'abana, ndetse ngo akagira ingeso yamubase yo guheheta ku rwego rukomeye cyane, ku buryo yari ageze no ku rwego rwo gushaka gutereta bagenzi basanzwe bakorana ku kigo cy'amashuri. Bamwe bakamutsembera, abandi bikarangira bafatishe bakemera bakajya kwiryamana cyangwa se gusambana. Gusa ibi byose imico mibi igakomeza iganza kandi iba imbata kuri uyu mwarimu usanzwe wigisha amashuri abanza. Bamwe baterwa agahinda n'abana, dore ko ngo ashobora kuzabigisha imico mibi. Umwarimu wagana itangazamakuru akaba yaragize ati uyu mwarimu ni nk'ingeso rwose, yari umwarimu ndetse abifatanya no kwiga muri kaminuza ya Utabo, avuka hano i Nyabishambi ariko yigisha Kitazigurwa. Ubwo rero umugore mukuru isezerano babyaranye gatatu yasaga nk'uwamutaye, aho yagiye kwikodeshereza inzu hafi y'aho yigisha kandi no mu rugo rwe kandi uri aho hafi. Ubwo rero umugore we yaragiye kureba aho yabaga, nibwo yaje guhita abafatirana, aza gusanga afite umugore mo gusambana, niko guhita bakingirana, maze yihutira kubwira ubuyobozi bw'ikigo ngo baze barebe ishyano agushije. Benshi barahurura, benshi bongera kubaha inkwenene. Uyu muturage kandi akaba yakomeje agira ati yahoraga asimburanya abakobwa n'abagore kuko hari n'igihe bahuriragayo, maze ugasanga bateranya amangumi bararwanya no kurwanira uyu mugabo, dore ko ngo uyu mugabo ngo ashobora kuba afite ibanga rikomeye cyane ryo gushimisha abategarugori ndetse n'abari, ariko kuri ubu ngubu igiteye benshi ubwoba n'abana yigisha, dore ko ngo n'abashobora kuzabageraho cyangwa se akaba yabigisha imico mibi.
dore yuko ngo yajyaga ajya no kuba bamwe basanga bakorana, bamwe ngo bakamutsembera bakamuhakana, abandi ugasanga arafatishije ngo barabikoze. Ibi binavuga yuko bikomeza kugenda bikurura imico mibi kandi binasiga isura mbi iki kigo cy'ishuri. Aya kandi akaba ari amakuru yongeye gutangazwa kandi ahamywa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Shangasha Mukankusi, aho yemereye itangazamakuru by'aya makuru ndetse n'ibyitabwa muri yombi ry'uyu murezi, aho avuga ko n'ubundi yari asanzwe afitanye amakimbirane n'umugore we. Mu magambo akaba yagize ati yigisha ku kigo cy'amashuri abanza cya Kitazigurwa, yari afitanye amakimbirane n'umugore we mu kagari ndetse no ku ishuri bagerageje kuba bahuza biranga ngo biyunge biranga binanirana. Rimwe na rimwe byagera ku rwego rw'umurenge tukabaganiriza, ariko twamugira inama tukabona nta guhinduka, akomeza kuba wa wundi. Ubwo rero muri iyi minsi nibwo yafatiwe mu cyuho, aho yari afite inshoreke y'umugore we, bahita bashyikirizwa urwego rw'igenzacyaha RIB kugira ngo rumukoreho iperereza, kugira ngo barebe ibyaha akomeje kugenda akora ndetse akomeza kwinangira umutima ngo kuba yabireka. Ariko kuri ubu ngubu uyu nguyu akaba amaze gutabwa muri yombi. Gitifu Mukankusi akaba yirinze kugira icyo atangaza ku makuru yarabajijwe yuko yaba yarajyaga atesha umutwe cyangwa se agerageza gutereta bagenzi be bakoranaga cyangwa se kubareshya. Avuga ko ayo makuru yo atayazi. Mu butumwa kandi umuyobozi w'umurenge wa Shangasha yahaye abaturage, yabasabye kutagira ikibazo kuko umwarimu akurikiranwe ku giti cye ndetse yuko nta gikuba cyacitse. Mu magambo akaba yagize ati abarezi tuganira kenshi ndetse turahura kenshi mu bigo bigiye bitandukanye by'amashuri, twibutsa ko bagomba kuzirikana inshingano zabo zikomeye zo kurera abana b'u Rwanda. Hanyuma abana ntimubabuze kuza kwiga uko iyi ari kesi cyangwa se iki ngiki ari ikirego cy'umwarimu ku giti cye, kandi abandi basanzwe bakora neza rwose. Muze dufatanye kurera abana b'igihugu cyacu, muze dufatanye kurera aba bana neza. Uyu muyobozi kandi yaboneyeho kwihanangiriza abandi bafite imico mibi, abandi bafite ingeso nk'izi ngizi, kwabicaye ko bakabireka ndetse bakabigendera kure, dore yuko uyu ari umuco mubi kandi cyane ku muntu w'umurezi cyangwa se ufite ahurira n'abana abaha uburezi badashobora kumva cyangwa se kukubaha basanzwe bakuzi izi ngeso, cyangwa se usanga ubahehitamo cyangwa basanga bakubona baguye mu wenene cyangwa se basanga bagufite amakuru nk'ayo ngayo, dore ko ibyo wabwira byose batabyumva. Ndetse akomeza avuga yuko ibi buri wese azabigaragarwaho n'ubundi inzego zari kandi zigomba kuzamuhana. Kuri ubu kandi amakuru agera ku itangazamakuru nuko avuga yuko uyu mwarimu afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Byumba mu gihe iperereza gikomeje, mu gihe kandi akurikiranywe afunzwe kugira ngo ataba yabangamira iperereza. Ibyabarimo cyangwa se abarezi bakomeje kugenda bakora amarerwa, bakomeje kugenda bafatirwa mu ngeso zigiye zitandukanye, bikomeje kugenda byisubiramo hirya no hino, dore ko bitumvikanye Gicumbi gusa kuko birutse no kugenda byisubiramo kandi byumvikana mu turere tugiye dutandukanye two mu ntara y'Amajyepfo nka Nyanza na Ruhango, aho abarimu bakomeje kugenda bakora amarerwa bihugikana abantu bagiye batandukanye, maze ugasanga ingeso mbi zikomeje kwiganza hirya no hino. Ni nanga kandi dusoreje aya makuru, tukaba tubashimiye ko mwadukurikiye. Ndabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza kandi muri byose Imana barinde. Ndakwibutsa ko iyi ari KN Radio ishakiwe ndetse ikaba n'isoko y'amakuru yizewe kandi agezweho hano mu Rwanda.